izina ry'Imana Data tumenyera ahazaza, niwe wavuga nkemera gutegeka bikaba, naho imitego y'abantu itazagutera ubwoba, kandi hari byinshi warenze. Bakwifurije gupfusha aho gupfusha urabyara, bakwifuriza gukena Imana kugira umukire, bakwifuriza kurumbya ibigega uragenda urarunda. Yo ni TikTok aka Dictionnaire Ambassadeur. TikTok aka Dictionnaire bivuze iki ku muntu utazi izo ndimi z'amahanga mugani? Urakoze cyane. TikTok ubwabyo bisobanura ikirango cy'umusirikare w'umunyamerika ku rugamba, ubwo dictionnaire ni ukongeraho nyine ko ndi inkoranyamagambo. Ni izina wahisemo kubera iki? Ni izina nahisemo nyuma y'amateka maremare n'ubuzima burebure, kandi ndongera ndyemera no kurihitamo bitewe n'uko numvaga hari uburyo riri kunyubaka, kubw'ikinyarwanda kiri mu mutwe no mu mutima nasanze ndi igitabo cy'amateka. Duhe ku rugendo rwawe rwa muzika. TikTok yabaye TikTok ryari, Dictionnaire ryiyongereho ryari, muri make ninde ni muntu ki mu bijyanye n'umuziki? Murakoze cyane. Ngira ngo uvuze TikTok, karere ka Rusizi, Nyamasheke, muri make intara y'Uburengerazuba, bahita bumva yuko ari wa muhungu bibyariye bakamwibaruka, watangiye umuziki 2013, agatangira urugendo kugeza ku munsi yatwaye Kinyaga Award. Nyuma yaho urugendo rwarakomeje, ibintu birakunda. Kuri Kinyaga Award wayitwaye 2? Kinyaga Award nayitwaye 2014. Iri rushanwa riba rimeze gute? Kinyaga Award ni irushanwa ryatangiye ritegurwa n'umugabo witwa Boston, wari umuproducer. Aritangiza ashaka kuzamura impano n'abahanzi bo mu karere ka Rusizi na Nyamasheke, ariko iri rushanwa ryaje gutera intambwe ku rundi rwego, rigera ku rwego rw'igihugu mbigizemo uruhare. Irushanwa rero njyewe ntangira turitangira bwa mbere, twatangiye umuhanzi wa mbere ahembwa 100,000, bagahemba 3 ba mbere. Byarangiye rero muri competition twarimo n'abahanzi benshi batandukanye, twari abahanzi 10, biza kurangira ari njyewe ubaye imfura ya Kinyaga. Hari ku nshuro ya kangahe? Hari ku nshuro ya mbere ritegurwa, kuko ku nshuro ya kabiri ryaje gutwarwa n'umugabo w'i Rusizi witwaga Pasha. Pasha niba nibuka neza ubu ni umunyamideli. Ni umunyamideli. Nyuma yaho rero Dictionnaire urambajije ati ryaje gute? Nyuma yaho Dictionnaire ryaje nyuma y'urugendo rurerure rw'ubuzima bukomeye bubabaje naciyemo, nsanga ngomba kuba ndi igitabo cy'amateka. Ni urugendo rukomeye usobanura gute? Hari umushaka kumva ngo hari urugendo rukomeye wanyuzemo rutuma uyu munsi ku mazina warongeyeho Dictionnaire. Ni urugendo ruteye gute? Ni urugendo navuga yuko rutanyoroheye. Urugendo aho bamwe mu bakunzi banjye bagiye bashyigikira impano yanjye, bagiye bagira ngo nagiye muri Amerika, abandi bagira ngo narapfuye sinkiriho. Ni urugendo nahuriye narwo muri gereza nkuru y'igihugu ya Mageragere, aho naburiye igihe kirenga imyaka 3, abantu batazi ko nabuze, batazi ko nkiriho, batazi ibyanjye, kubera ko nari ndi mu ngando ishuri bikakaye riteye ubwoba. Ibyo washinjwaga byari biki? Nakurikiranwagaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utujuje imyaka, nkamutera inda kandi namunywesheje n'ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Byaje kurangira rero urukiko rumpaye igihano cya burundu. Nyuma y'umwaka umwe n'amezi 8 mburanye, naje kujya mu rukiko rw'ubujurire. Urukiko rw'ubujurire birangira rumpaye igihano cy'umwaka umwe cyo kunywa ibiyobyabwenge, igihano cya burundu nari narahawe cya viole bagikuraho kubera ko nta kuri kwari kuri. Urukiko rwakugize umwere? Urukiko mbona ku cyaha cya viole bangize umwere, kandi koko nari n'umwere.
cyakora ku cyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge nakatiwe igihano cy'umwaka umwe kubera ko ibipimo nari nafashwe muri laboratwari nkuru y'igihugu byemezaga ko mu by'ukuri ibiyobyabwenge nabikoreshaga. hanyuma kuri icyo hamwe ni umwaka umwe cya vyore cyari burundu, niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe hano muri studio wabaye umwere. Ni ibintu usobanura gute cyane cyane ku cyo kiyobyabwenge n'ibipimo byasanze ufite? Mu by'ukuri ntagiye guca ku ruhande, sinzi nimba wenda yari ingeso yanjye njyenyine, ariko ni ingeso iba mu basitari benshi, wenda nyine ufashwe niwe gisambo, ntawe ngiye gutunga urutoki, ariko urwo rugendo naruciyemo kandi ibyo bintu koko nkabikoresha. Nyuma nyine naje kugwa muri iyo risike, biba ngombwa ko mbihanirwa, mfata n'icyemezo cy'uko ngomba kurekana nabyo ngakomeza ibyo nkomeza. Ariko mu mutwe 2024 ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo nabonye Imana ikinguye imiryango yumvishe gusenga kwanjye. Muri makeya kuba ndaha nta kibiruta, ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Mbere yaho gato urumva ko n'ubundi nta kintu gishize ucishe nta n'isheni cyacika mugani. Ni iki wari umaze kugeraho mu muziki wawe uvuga uti ibi bintu nari maze kugeraho, ni ibintu nari narubatse mu gihe kingoye, nubwo uyu munsi ugiye gutangira bundi bushya, ariko hari urugendo wari umaze gukora mu gihe cy'imyaka igera ku 8 wari umaze mu muziki? Birahari. Icya mbere navuga, burya ntago wahagarara imbere y'umwami utakoze. By'ukuri guhagarara imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika, umusaza tuzi twese twubaha, biturutse ku ndirimbo nari nakoze yitwa umusaza ni umusaza, navuga ko ari intera ishimishije cyane, kubera ko ni urugendo rwanyicaje mu bagabo bakomeye, rumpesha agaciro n'icyubahiro ahantu hatandukanye. Ntekereza ko bimwe no mu byo nazize kugira ngo nerekeze mu gihome ni ishyari nagiriwe n'abantu bamwe na bamwe bankorera akagambane kugira ngo bambuze kurya ku ifiriti n'umuceri by'ibwami. Ugenze gute kugira imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame kubera ubuhanzi bwawe? Ngira ngo igihangano nakoze cyitwa Komeza Imihigo, abajene benshi bo bagiye izina ry'umusaza ni umusaza, ni igihangano cyakoze akazi gakomeye cyane mu gihe muzehe yiyamamazaga. Icyo gihangano rero bitewe na mesaje yari ikubiyemo n'uburyo cyari gikoze n'ubuhanga cyari gifite, hari 2017 hari igihangano gisora hari 2015. 2016 nibwo cyamagaritse imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika ari gusoza itorero ry'inkomezamihigo. 2017 byabaye ngombwa ko ngomba kuzenguruka igihugu cyose mbwira abaturage ko umusaza ari umusaza, ariho kwikamba nta n'undi nkawe. Nyuma ya 2017 nariye ku byo kurya bivuye muri icyo gihangano bihagije. 2018 mera nk'utujeho gakeya, kuko hari ahantu bari babaye nk'abampagarika nakuraga ibyo kurya no gutegura uburyo noneho tugiye gukora ibyisumbuyeho. Nari mfite amaproje n'abahanzi batandukanye bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. 2019 rero nibwo natangiye kugenda negwategwa, hadi 2020 nerekeje mu gihugu. Utekereza ko kuba warahuye n'iyo mitego cyangwa se abakugiriye icyo wita ishyamba mu muziki byatewe n'umuziki, cyangwa hari ikindi cyari kibyihishe? Hari icyari kibyihishe inyuma, kubera ko mbere na mbere hari abari banshyigikiye ntangira uru rugendo. Abo rero byageze hagati bashaka kungira igikoresho, baza kuba ba manager wanjye, ariko mu by'ukuri atari ba manager wanjye, ko nari mfite management yanjye yo muri level 9. Ntangira kugenda ntabihuza nabo, kuko hari amategeko bampaga ngumva ntayemera nk'umuntu ufite ubwenge. Nabo mu mujyi wa Kigali cyangwa nabo mu karere ka Nyamasheke baturutse? Ntago ari abo mu mujyi wa Kigali, ntago ari ibanga, si n'ibintu ntahisha, nabo kuri gakondo iwacu i Nyamasheke aho mvuka. Abagombaga kunsunika bakanterura bakampeka bakangezayo, ni nabo bafashe icyemezo cyo kumanura banjugunya mu kuzimu. Ubona byatewe n'iki? Ugeze uvuga ko ari ishyamba, wizuba ko ari uko, ariko
ni ukugira ngo usubire hasi cyangwa n'ibyo wageragaho kandi baragufashe ntago nigeze mbere na mbere ntago nigeze nanga gusangira nabo ku byari byabonetse. nahaga agaciro imbaraga bakoresheje, nahaga agaciro umuhate n'umurava basizemo kugira ngo ntere iyo ntambwe. ariko mu by'ukuri icyaje kuba nyuma ni uko habayeho ikibazo cyo kutemera kuba gukoronezwa n'umuntu utagufashije mu mvune zawe. urabona umubyeyi abyara umwana agakura, ariko umwana burya yageze mu gihe afashe irangamuntu ye akayishyira mu mufuka, aba abaye umuturage w'igihugu wemerewe kwimenya no kwirwanirira. bashatse rero kugomeza kuntwara nk'akabebe kandi ndi umusaza w'amateka, ndavuga ati ntabwo byakunda. kandi urugero nawe ntabwo wagenda ahantu ngo ukorere 500, umuntu akubwire kuri butane 50 wagatana 450, ari wowe ufata pepa na peni ukandika, ntabwo wabyemera, waba waragoswe. amfete fayino ya byose icyo bakoze bo bagikoze bagira ngo bandimbure, kuko iyo biza kuba mu by'ukuri ari ukugira ngo usubire hasi, ntago mageragere yari kuzamo, nta nubwo burundu yari kuzamo. ariko icyo bakoze ko ari ukugira ngo bankure ku mubumbe burundu, banyibagiza abanshyigikiye n'abankunze, batera intimba n'agahinda abakunzi banjye. ni igihe cy'amezi atandatu ashize uvuye mu ngando nk'uko wabyise. uyu munsi ubanye gute n'abo bantu? ntekereza kuri mu karere ka Nyamasheke. Alright, uko mbanye n'abo bantu kuva nataha ntago turabonana, n'akarere ka Nyamasheke ubwako ntago kazi yuko natashye nakiri mu isheni. ariko buriya ngo amarira y'imfubyi Imana yaha agaciro cyane. ikintu cyantunguye ni uko natashye mpabwa inkuru y'uko ba bantu bose, ya timu yose yakoraga mu karere yafashe icyemezo cyo kundwanya, Imana yayifatiye icyemezo yose yo ibafatira icyemezo cyo kubicaza hasi nabo no kubambura umuceri baryaga babikuye ku kazi bakoraga. muri makeya nta kibazo ngewe mfitanye nabo, nta n'umutima mubi mfitanye nabo, kuko nabo ntago bariho uyu munsi. nabo ntibari mu nshingano, nabo ntago bari mu nshingano, bivuga ngo ntago bariho. kubw'amarira n'intimba banteye n'ibikomere bateye abakunzi banjye, nabo Imana yabahebye igihembo cyo kubabwira ngo mwamusubije inyuma munamuhemukira, mumubabaza mwitwaje imyanya mwicayemo, reka nyibahagurutsemo nanjye mbicaze. ngira ngo muranabizi, umwe muri bo bamwita TikTok, indirimbo yakoze nyinshi, urabyumva ko ikiganiro kirimo byinshi, kirimo ukuri kose kuri mugabo ku bantu bamubuze, kirimo ukuri kose. ari gukoresha amagambo akomeye, birumvikana ko ari dictionnaire pe. dictionnaire afite byinshi birimo. abamusubije inyuma tuzabumva muri parti yacu ya kabiri ndetse n'ibikorwa agarukanye, ndetse n'ibyo mu by'ukuri yita urugendo rwari rumaze kuba rwiza. bumva ko ibikorwa yakoraga byarivugiraga gusa. wenda nk'indirimbo imwe twazamura y'uyu mugabo hariyo yise